mwongere mufate Bibiliya dusomera ijambo. Nge ndasa n'urigiye kurigeraho aho ejo nari nasubikiye kugira ngo nsubukure muri iyi minsi. Bisaba ngo umwuka w'Imana duhishurire aho twatangira naho tuzasoreza kugira ngo tudakoramo ibintu byinshi. Reka twongere dusome umurongo umwe cyangwa ibiri yo mu Itangiriro. Uyu munsi ndahagera yenda ubwo nzakomeza ahandi. Ejo twasomye Itangiriro igice cya 21 ku murongo waho wa 50 n'uwa 51 n'uwa 52. Haranditse ngo Yosefu abyara abahungu babiri inzara itaratera, ababyarana na Senati mwene Potifera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu yita imfura ye Manase ati, nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose. Ijambo rirumvikanye, nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose. Uwa kabiri amwita Efurayimu ati, nuko Imana yanyororokereje mu gihugu nabonyemo umubabaro. Amen. Iri jambo rirasa sino kubikeka riraremereye kuko haba havuzwemo amagambo abiri akomeye. Habavuzwemo ijambo ryitwa umuruho, hakavugwamo n'ijambo ryitwa umubabaro. Ariko ibyo bintu byombi bikorwa n'amaboko y'Imana. Haleluya, haleluya. Nta maboko y'umuntu yabikora, ibi ni umwihariko w'Imana. Ejo twibukiranije ko umuntu ashobora kubaho afite umuruho ugaragara ndetse akaba afite n'utagaragara. Hakaba hari ibyo abantu bagufasha, ariko hakaba n'uruhare rw'Imana. Imana ishimwe. Mu bintu byose muzabona hari ibintu Imana igisa n'iyisigarisha kugira ngo umunsi yabikoze bizitirirweyo. Hakaba hari ibintu ushobora gukora kubera amafaranga ufite, nayo nubwo Imana yaguhaye ariko yawe, ukabikora ukavuga uti iyo ntagira amafaranga nari ngize ingorane. Hakaba n'ibyo abantu mubana bashobora gukora, ugahagarara ukavuga ati ndashimira runaka na runaka bambaye hafi mu bibazo, kandi koko bakoze ibyo bashoboye. Ariko hakaba igihe amafaranga ananirwa kandi uyafite, n'abantu bakaba ntacyo bakora ku kibazo cyawe kandi bagukunda. Ivuga bikaba wa mwihariko Imana yisigarije, ikarema ikintu ukavuga ngo iki cyo ni Imana. Muyimbere icyubahiro Imana yacu, muyikomere n'amashyi kuko igikora ibintu biyitiriwe. Nabibonye kweri. Yosefu ejo twamuvuzeho yagize umuruho cyangwa se umubabaro atewe n'inzu ya se. Abavandimwe be, abatakamugiriye nabi, abo atakekaga, abo yaragemuriye, abantu yarafitiye icyizere, asanga bahindutse uko atatekerezaga. Bagambirira kumuvutsa ejo he hazaza. Ariko Imana iba yateguye urugendo rurerure. Erega na ruriya rwobo nukuri umutega. Baravuze ngo nubwo tutamwicishije amaboko, mureke tumujugunye mu rwobo, urwobo ruzamwifashe rumwihotorere. No kumugurisha si urukundo rwarimo,
n'uwamuguze ntiyaramukunze, ahubwo nuko yarabonye azashobora gukora ibyo akeneye. Ariko muri urwo rugendo rwose Yosefu yagiye abona Imana. Imana ishimwe. Hari igihe rero umuruho w'inzu ubangamira umuntu, umuruho w'akavukire, ugasanga amateka y'uwo muryango n'ibigeragezo bitavaho kabisa. Ugahera kwa bashangazi ukaza ugasanga mwese mumeze nka uniform. Ariko Imana ikaguterura muri ako kandare k'umuryango, ikakugirira icyizere atari ukuri intwari. Haleluya. Ikaguha agaciro nta kizamini, ikakuroba, ikaguterura muri ayo mateka y'umubabaro usa n'umuvumo, ikakoza, ikagushyira mu bantu, ukicara mu bantu, ukavuga bakumva, nawe ukisanga uri umuntu umeze nk'abandi. Ibyo rero bikorwa n'Imana twicaye imbere. Niyo yonyine igiterura umuntu mu muruho. Haleluya. Nimuyikomera amashyi babwire irindi jambo. Nyine icya kabiri ni umubabaro. Mw'abantu mwe, hari igihe umuntu ababarira ahantu, ukagerageza ugakora ibishoboka byose. Burya akanwa karabeshya, umuntu urabeshya. Ikintu kitabeshya ni umutima w'umuntu. Hari igihe umuntu agerageza gukora ibishoboka byose, akiga nk'abandi, akagerageza, akadepoza, akagerageza, bikanga. Nabo mukorana bakaguhugura, bakaguha amasomo, bakakwigisha, bakavuga ati jya uzinduka uraryamira, ukabyuka mbere ukaryama utinze, ugakora ibishoboka ngo witaburure muri ayo mateka y'umubabaro, bikanga. Ariko Imana yarambura ukuboko gusa, ukuboko kw'Imana, abantu bagatangara. Nukuri. Nagiye gukorera perime, sibyo nshaka kubabwira cyane, inshuro 8 zose. 8 ndatsindwa. Noneho kandi sinjye nyine, hari n'abakoze 20. Nuko buri wese amenye ibye. Noneho rimwe ngeze mu rugo, madamu arambata, ese koko ujya ukora ikizamini cyangwa? Nabwo ni ntako ntagize koko. Noneho sawa, aragerageza aranyigisha, dore nuko nguko umuntu ntabwo agira ubwoba, umuntu aratinyuka. Ariko rero birukumbwira, narabigerageje. Arambwira ati nyine ongera wumva inama nguhaye. Ari habaye bwa 7. Ndavuga nti rwose inama mpaye ndazumvise. Naraye ndasinziriye. Mu gitondo ndagenda, bigiye byaba bibi kuruta ubwa mbere. Arambwira ati buriya wari wagize igihunga. Atari ku 8 urakabije. Nta kibazo, agawa kari kuwundi karahandurika. Imana igikora ibintu nta wayibaza. Yagiye rimwe arampamagara mwati ngo nkubwi, none se kuko zo 8 ugatsindwa, ngiwe nkaba nkoze ngatsinda, koko wowe wajyaga wiga cyangwa?
ntimwumva rimwe gusa n'ubu sindemera ko ari iye nkurikije uburyo narushye ngakora 8 ngatsindwa yagenda rimwe akayitahana ntabwo ndemera rwose ngewe nigaga nijoro murumva ikibuga ni kimwe umwarimu n'umwe ariko 8 zose Imana izamfasha yimpe rwose ariko mu gihe itarayimpa uwakoze hari igihe umuruho wizingira ku muntu ukakwizingiraho abandi baseka ukararurira abandi barota kandi abantu bareba uko usa bareba n'ibiro ufite bareba amashuri wize bareba umuryango uvukamo ntibabuhuze n'umuruho ufite ariko iyo Imana ije iyo igihe cy'Imana kigeze Imana ikwibagiriza umubabaro izamura ibiganza Imana uyishimire haleluya aho now kandi umuntu uri muri ako kandari nubwo wahanura ubutaka bukiyasa aravuga ati n'ubundi bwari bwiyase niyo impumyi yahumuka arakubwira ati impumyi zisanzwe zihumuka akeneye kubona ubwe igitangaza gikoreka amen kumubwira ibyo abandi ntabwo bimufasha akeneye ko Imana nawe imwigaragariza ejo nanababwiye ngo ese Yosefu akiri muri ariya maboko mabi wari kumuririmbira wari kumuhanurira wari kumubwiriza kandi ibyo arimo n'amasezerano afite bidasa wari kumubwira ngo rambura amaboko wari ubwo ati si cyo cyanzanye ntimujye mubona ko hari igihe ubwira ngo muhaguruke abandi bakicarira burya batekereza ati igihe twahagurukiye mukomere Imana amashyi bati igihe twayakomeye hari igihe umuntu aza mu rusengero yararambiwe ibyo mu rusengero kuko yaruvukiyemo kuva afite 7 Imana ivuga ageze 15 Imana ivuga abo yigishije igice barabyaye nta nuramubaza izina kibaza ngewe Imana iravuga ibintu bikarenga aho ndi cyangwa hari igihe umuntu aba mu mubabaro akaba atagikeneye ijwi ry'Imana akeneye ibikorwa byayo Imana ibagirire neza Imana ibafashe kose ndabasengeye ngo Imana ibibagize umuruho uragatsindwa ngiye kubabwira ibintu bibiri byanejeje Yosefu kandi iri jambo ndabasabye ngo murivaneyo umwuka kumfashiriza urikure mu Egiputa aho Yosefu yahuriye na Kandari urizana aha nturigire iry'abandi urigire iryawe wemere ko Imana igira amaboko ajya aterura umuntu mu mubabaro mu muruho w'inzu mu muruho w'umuryango haleluya mu muruho w'umuryango ahantu mu ivu icyavu nta muntu Imana ibajije ntawe nta nama ikoze ikarambura ukuboko ikaguterura mu muruho w'inzu ukaba wicaye mu bantu mu muruho w'inzu ikaguterura mu bintu byanejeje Yosefu icyambere ni ukubona abantu bafashe inama yo kumujugunya mu rwobo
nta n'umwe uvuyemo, nta n'umwe wapfuye, ari bo bagaruka bakamwikubita imbere bakamubwira ngo tugirire neza. Abo bantu nta n'umwe ufite imbago, nta n'umwe wambaye rinete, bakamubwira ngo inzara, ya maboko yamufashe akamwambura ikanzu, ya maboko yamujugunye mu rwobo, akongera akagaruka imbere akamubwira ngo dufungurire. Imana ijya yibagiza umuruho, ikawukwibagiza abagize uruhare mu kurusha bakiriho. None se ubwo ni incyuro? Kandi Imana yarabikoze kera. Ubwo ni incyuro se? Niba Imana yarabikoreye Yosefu, babaga aravuga ati mwabagabo, ni nko kuvuga ati se namwe koko ni wowe murashaka iki? Ati inzara imeze nabi, inzara iraca ibintu, none tuje guhaha, nimwe kubera inzara nyinshi ntibigeze bamenya uwo bari kubwira. Nta no kureba inkovu, reka da. Nta no kumva ijwi, reka da. Nta no kureba, reka da. Icyo bahanganye nacyo ni inzara gusa. Uwo babwira ntibamwitayeho. Imana icya kabiri cyamunejeje ni ukumwibagiza umubabaro, kumwororokereza mu gihugu yaboneyemo umubabaro. Ahantu yahatiye ibirayi akora akazi ko mu rugo, bakamushyira muri gereza nta dosiye. Nibo bagarutse baravuga ngo twabona hehe umuntu umeze nkawe. Cya gihugu yaboneyemo umubabaro, Imana ishimwe, hahandi yasuzuguriwe baravuga ngo twakura hehe. Ndagusengeye muri Iranzi wo mu izina rya Yesu, ahantu waboneye umubabaro w'indengakamere, Imana ikorera turu, Imana isubize dosiye inyuma, ihaguhera umunezero, umenye ko Uwiteka ari Imana ishobora byose. Ababyizeye nimuzamure haleluya. Ongera utere haleluya. Hahandi nukuri naho Imana ibamugisha. Ngaho nimuhoberane, mubwire ngo naho Imana ibikoreraho kabisa. Imana ndagushimiye. Imana ndayishimiye muri iranshaho, inejeje umutima wanjye, numva umutima wanjye uguwe neza. Ahantu waririye, ahantu wasebeye, aho bakwitiye amazina, aho waraye uhagaze, aba ari Imana ikuramera uburiri uharyame rusinzire, bidakozwe n'amaboko y'abantu, bidakozwe n'imbaraga, bikozwe n'ukuboko kw'Imana. Haguruka utere haleluya. Ibidashobokera abantu, ahantu wagumbiye abariho ubyarira, ahantu waburiye amahoro abariho Imana yaguhera, kuko yabikoreye Yosefu. Niyo Mana turi imbere, ijya yitiranya amazina, ni Imana idakekwa, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo yakinguye ntawe ukinga. Aho ikwibagiza umuruho, ikwibagiza umubabaro,
aho. Amen. Amen. Niba utaranahagarara hano ushimye, igukorera ikintu gituma uva aho wari uri, uhagarara imbere y'abera uvuge ko Imana ikora ikintu, kuko ni Imana. Ubundi mu materaniro habamo ibintu bitatu. Amen. Habamo gukiza imitima, haleluya. Habamo gukiza imibiri, hakabamo n'imitsima. Bitabayemo habayemo ikibazo. Ahantu Yesu ari akiza imitima, agakiza imibiri, agatanga n'imitsima. Yabwiye abantu ati ntimutaha, ndabaha imitsima kandi murayirya mwicaye. Impamba Yesu atanze nta muntu ujya ibirya ahagaze. Imana ikumbera imitsima uyirye wicaye. Nimwikomera amashyi Imana ishobora byose. Iri jambo ryitwa umubabaro n'umuruho. Haleluya. Ese mbabwire undi muntu Imana yakishije umuruho kandi nawe ni worohewe. Nawe ndagukeka ko hari akantu k'umuruho Imana yagukuyeho. Mbabazi ikibazo hari andi bigoranye buri. Mbabazi ikibazo kambaza abaririmbyi bagenzi banyu, nta kantu k'umuruho Imana yagukuyeho. Ndagukeka kabisa. Uzi koko ubu twemeze ko Imana idakiza umuntu mu ruho, tuyikamire mu kitoze, atari mwo kuboko kw'Imana uba wambaye iyo saha. Nyine singucyuriye ariko ndanagucyuriye utekere ubu koko uba wicaye aho wicaye. Wajya muri saro nta kuboko kw'Imana kurimo, wakwambara imyero, wakwicara mu bantu se, waza mu rusengero se ukarambura amaboko. Wowe yabyibutse urebye abantu mwiganye, urebye umusozi uvukaho, urebye umuryango uvukamo, uvutse mu rugo rusaba umunyu, uburyo utonsa amashereka ya mama, ukaba utazi mama wakubyaye, ukaba umubona ku mafoto gusa, ariko ukaba wicaye mu bandi ntawe wabikubonaho. Uburyo utagira shangazi wahaye igiseke kigafatwa n'abandi, ariko Imana ikakugira umubyeyi. Zamurira Yesu ibiganza, haleluya. Nubwo hari ibindi bikiri imbere, ariko hari ibindi bintu Imana yakoze ejo hashize. Imana nyisabiye amashyi muri iri teraniro. Byakozwe n'Imana ishobora byose. Haleluya. Urebye intebe wicaramo mu kazi, wowe iyo ngo kera ntitwari ubwoko none turi bwo, kera ntitwakamenyekana none turi ibirangirire, twari kure y'amasezerano, nta byiringiro by'ibizaza twari dufite, ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Hari umuruho w'umuryango, vuka mu muryango batabyara none urahetse,
uvuka aho batiga none uri gitifu, cyangwa ufite urundi rwego. Uvuka aho batazi kwambara inkweto none urazihinduranya. Ntabwo ari uko uzi kureba aho zigurirwa, ni ukuboko kw'Imana kwabyivanzemo. Imana ifata imfubyi ikayibagiza umuroko, itagira papa itagira mama, ikibwira ngo nzakwirerera, nzakwibagiza umuruho w'ubupfubyi, uzajya wicara mu bandi ntawe uzigera bimenya, nzagushyira hejuru ndi Uwiteka. Ntabwo uzaba umurizo, uzaba umutwe. nawe uzaba mama w'abantu, uzaba papa w'abantu. Nzakumesa ngo usige, nzakwicaza mu bantu ugira ijambo, nzaguha agaciro ku musozi, bazamenya ko nagukunze. Yemwe Imana ijya yibagiza umuntu mu ruho, kandi n'ibyo itarakora twizeye ko Imana izabikora. Yabyumvise. Mureke mbabaze, ngiye no gusenga. Ninde muntu, ninde muganga, ko Bibiliya ivuga ngo ibintu bye byari byarashize. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 5 muraza kuhasanga umugore wari umaze imyaka 12. Ntimuzi ko ibintu byari byarashize? Ntimuzi ko umuntu agira ibintu ntibimukize umuruho? Ntimuzi ko umuntu agira abantu ntibamukize umuruho? Umuntu akagira imodoka akayitwarana umuruho, wajya muri etaje umuruho nawe ukazamuka kuri esikariye. Yari afite ibintu birashira, umuruho uragwira. Buryo hari igihe umuruho ujya ukura. Ibintu bye byose byari byarashize. Yari asigaranye ikintu kimwe kizima, ni amatwi. Ibyo kuvuga byari byarashize, amatwi gusa ngo yumva. Kandi nayo ngo yari acyumva ibyo abantu bavuga, yari yarabahazi. Ngo yarasigaranye amatwi yumva ibya Yesu, kandi Yesu niwe uvuga neza. Umunyamibabaro akishima, Yesu we uvuga neza. Yumvise ibya Yesu ngo yumva ko ari busigaranye igisubizo cy'umuruho we. Bibiliya ivuga ngo aca mu bantu aragenda, ngo akoze ku mfunda z'imyenda ye gusa, umuruho wose ngo ako kanya, haleluya, ngo ako kanya amenya ko hari ikibaye muri we. Na Yesu umukijije amenya ko hari umuntu akijije, ngo ariko abantu ntibabimenye. Munyumvire nawe, abandi ntibabimenye. Burya hari igihe umuruho w'umuntu ku giti cye. Yesu ngo aravuga ati ariko hari umuntu ukijije umuruho. Uwo mukijije bigeze ati ankozeho, imbaraga imvamo ijya muri we, imukijije ingorane. Ngo uwo mugore amenye ko Yesu adahishwa, amenye n'ibimubayeho, atera urutoki. Maze igihe kirekire mfite umuruho w'indwara, ariko ngoze kuri Kristo, ako kanya indwara yose. Yesu aramubwira ngo igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Ndabasengeye kwizera kwawe kugukize. Nta wundi wagukiza umuruho uwo ari wo wose, ariko Yesu afite ubushobozi bwo kugukiza umuruho w'inzu. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mwakomera Imana amashyi mukayishimira. Tugiye gusenga.